Hello, bonjour, habari, gira amahoro, Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe cyane. Assalamu alaikum ku bakunzi ba Black Rwanda mwese aho muherereye mu Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Turagushimiye wamaze gukora subscribe kuri channel yacu, tukubwira ko urukundo watweretse nirwo rwatumye dukomeza gukora ibyiza gusa. Tunasaba aho dusuye bwa mbere ko wakora subscribe aho hasi mu ibara ritukura, nurangiza ukande ku nzogera kugira ngo ubashe kubona inkuru zacu 5 kuri 5. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe uburyo ifaranga ry'u Rwanda rimeze. Niturangiza kureba ukuntu rimeze, turagendera turebera hamwe ukuntu ifaranga ry'u Rwanda rikorwa. Turigerera ku ruganda. Amafaranga y'inote n'amafaranga asaza vuba kubera ukuntu abantu bose baba bayakoraho cyane, bigatuma asaza bakazana indi mashyashya. Banki Nkuru y'u Rwanda ni ishinzwe kuzana amafaranga mashyashya mu baturage, cyane cyane inote, kuko ibiceri byo ntago bipfa gusaza kuko babiha garanti y'imyaka 25. Inoti z'u Rwanda iyo bashaka gukora inshyashya, Banki Nkuru y'u Rwanda itanga komande, bagatumiza izindi note mu mahanga, bakigira ku ruganda bakazikoresha. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ukuntu amafaranga y'u Rwanda akorwa tugendeye ku zindi note zisanzwe zikorwa bisanzwe. Turagendera ukuntu bakora amayero, bityo tubashe no gusobanukirwa neza ukuntu abanyarwanda bayakora. Mbere yuko dutangira turabanza tukwereka inote y'u Rwanda. Dufite inote zigiye zitandukanye. Nk'uko ubona iyi note ya 5 igiye ifite ibimenyetso bigiye bitandukanye. Ibi bimenyetso bagenda babishyiraho mu ruganda bitewe nuko Banki Nkuru y'u Rwanda yabyifuje. Aka kantu mubona kameze nk'akantu k'agasashe cyangwa se agapapiye kora kanditseho BNR. Aka ngaka ntuzagire ngo ni umurimbo, kuko aka ngaka ntabwo gashobora gutuma ufata inote ngo uyikoremo kopi. Nubigerageza bizahita bimenyekana. Aka ngaka kakurinda ko washyira inote yawe muri fotokopiyeze ukaba wayifotora. Ntabwo bishobora gukunda kubera harimo ubuhanga buhanitse ku buryo nta muntu wapfa kuyigana mu buryo bw'umutekano. Niyo mpamvu tugusaba ubane natwe paka video irangiye. Tugiye gusura mu ruganda rw'amafaranga, turabukura amafaranga bayakora kugeza aho bitangirira kugeza aho birangirira. Ikintu cya mbere cyifashishwa mu gukora amafaranga y'inote ni ipamba. Iri pamba riva mu bahinzi barihinze bakarizana ku ruganda bakaribagurira. Ku ruganda bararifata bakaribika, bakarishyira mu bintu bimeze nk'amabaro, ubundi bakaririnda kwangirika. Iri pamba bararibika gutya ku buryo ritabasha kwangirika mu buryo bworoshye. Iyo bamaze kuribika mu bintu bimeze gutyo, bararifata, ibyo bintu bakabifata bakagenda babikatagura ku buryo bitabasha kwangirika. Bakagenda babikatagura bakavanamo utuntu tw'uduce dutoya. Bafata rya pamba bakarisukamo za produits chimiques, ubundi bakabivangavanga bikamera nk'igikoma. Bamara kubivangavanga nk'uko mubibona, bakagenda bakoramo indodo. Izi ndodo zifashishwa mu gukora impapuro. Bakagenda bakora indodo nyinshi cyane bavangavanga n'amaproduits chimiques kugira ngo izo ndodo zikomere. Ubwo abari abantu babuzobereyemo bazi kubikora neza. Bakagenda bakora indodo cyane. Izo ndodo bagenda bazifata bakagenda bakora impapuro. Izo ndodo baragenda bazifatafatanya zikavamo impapuro. Abari aba engineer babuzobereyemo bazi kubikora neza. Nkuko bibona za mpapuro barazifata bakagenda bazizingazinga bakazishyira ku kizingo. Iyo bamaze kuzizinga ku kizingo barazifata bakagenda bashyiramo ifoto mo imbere. Ifoto wifuza biterwa n'icyo Banki Nkuru yavuze. Mu Rwanda dushyiramo ikirangantego cy'u Rwanda.
Iyo foto bayishyiramo imbere mu rupapuro ku buryo utabasha kuyibona neza udashyize ku rumuri. Bafata bya bizingo bakagenda babimanura neza bakabishyira ahabugenewe. Ibi ngibi iyo birangiye bafata za mpapuro ziriho ya mafoto arimo imbere mu mpapuro bakagenda bagenzura neza niba zifite karite nziza. Ikintu cyitwa karite ni ikintu bitaho cyane kuri uru ruganda. Bakagenda bareba ko ya foto irimo neza. Nk'uko mubibona bafata bya bizingo bakagenda babikatagura bakavanamo utuzingo dutoya. Nk'uko mubibona cyari ikizingo kinini bakuyemo ibizingo bitatu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi babikora kugira ngo boroshye akazi. Ibi ngibi iyo birangiye bagenda bashyiramo utundi tuntu dufasha mu buryo bw'umutekano. Iyo birangiye bafata utuntu tumeze nk'utw'upapiye kola bakagenda badushyira kuri izo mpapuro. Utu ngutu icyo dufasha turinda umuntu kuba yafata inote akayifotoza fotokopiyeze. Aka kantu iyo kari mu note ntabwo bishoboka ko wagafotora, ntabwo bishoboka. Bakazengurutsa kuri za mpapuro zose ku buryo kajya kuri cya kizingo cyose. Bakagenda bagashyiraho neza ku buryo nta namwe hasigara. Iyo birangiye baraza bakajya ku mashini zabugenewe ubundi bakajya bareba ko ka kantu bashyizeho kameze nka papiye kola ko kagiyeho neza. Bakajya bareba se umuntu nafatiye inota akayifotora azabasha kuyikuramo indi kopi. Nanga babigenzurira. Iyo babonye harimo ikibazo barabihindura. Ikindi kintu gikurikiyeho bafata za mpapuro ziri ku bizingo bakagenda bakatamo udupapuro dutoya bitewe n'uko zanganaga. Bakagenda bakuramo impapuro nk'uko mubibona bazikase zimeze nk'amatafari. Bagenda bazikata neza nk'uko byabugenewe. Iyo bamaze kuzikata neza bazigarura kuri controle bakareba ko za karite bashaka zikirimo. Haba hari umuntu ubizobereyemo akaza akazigenzura neza. Araza agashyira ku rumuri ubundi akajya areba ko bya bimenyetso byose bigaragara. Urugero ari nk'inote z'inyarwanda haba harimo ikirangantego cy'u Rwanda bakareba ko kigaragara neza. Cyangwa se twa tuntu twakubwiye turinda umutekano bakareba ko turimo neza. Bafata twa tuntu za mpapuro bakoze bakazishyira mu tuntu tumeze nk'amatafari nk'uko mubibona ubundi bakazipakira neza ku buryo zitava ku murongo nk'uko bazipanze neza. Bakoresha imodoka zabugenewe bakaziterura bakazijyana ku rundi ruhande aho bagiye kuzikoresha. Bene izi nganda aba ari nini cyane ntago wakeka ko zikora ibintu bingana gutya. Bafata za mpapuro bakazishyira muri za printer. Izi printer zibasha gushyiraho amabara abantu bifuza. Niba inote yawe ushaka isi icyatsi bagashyiraho ko isi icyatsi. N'uwo bazashyiriraho n'amasinyatire aba ari ku note byose niho babishyiriraho. Bakoresha za printer zabugenewe.
bakagenda bashyira kuri za mpapuro zose, bakagenda bashyiraho ibirango byose bifuza ko bijyaho. Iyo birangiye bafata za mpapuro bakagenda bazisiga amabara. Aha ni ukuvuga ngo ushaka inoti yawe isa icyatsi cyangwa se isa umutuku biterwa n'uko uyishaka. Bagenda bazisiga amabara zikaza nk'uko ubishaka, biterwa n'uko inoti yawe yifuza. Barakomeza bakabikora. Ubundi iyo birangiye murabona ko amabara atagaragara neza. Amabara ari ku note ntabwo agaragara neza. Barazifata bakaza bagacekinga ko ibirango byose bikiriho neza nk'uko bisanzwe. Haba hari abantu babugenewe bazi kubireba neza, bakajya bareba niba ibirango byose bifuza ko bijyamo birimo. Baba bafite imashini zibigenzura. Murabona ko aya ngaya ari amayero 50. Ubwo harimo nk'ikibazo nka 0 ikaba itariho, iyi note iba itaye agaciro, barongera bagakora indi. Iyo birangiye ibyo ngibyo baraza bakajya bapima n'ibipimo bakareba niba inote bifuza ari uko izaba ingana. Urabona bashyira ku marate yabugenewe. Bakajya bareba ko amasinyatire bifuza ko ajyaho akiriho. Abantu bari bazi ko ku note ziriya sinyatire zijyaho umuntu usinyaho abanza gusinya ku note zose zo mu gihugu. Ntabwo ari byo. Ibi byose bikorwa n'imashini. Usinya rimwe gusa ubundi imashini zigakora akazi kazo. Iyo ibyo birangiye barakomeza bagaprintinga, bakagenda bongera karite y'amabara. Niba ibara ritagaragara neza bakagenda baryongera rikabasha kugaragara neza. Nk'uko mubibona hano ibara rirakeye, ntabwo ryijimye, ntabwo rigaragara neza. Bakarikisha mu mashini zikagenda zongera amabara ku buryo inoti igira ibara ryiza, ku buryo ubasha kuyitandukana n'inote y'inkorano. Nk'uko twari twabibonye mbere, murabona ko izi note zije ubu ngubu zifite amabara agaragara neza kuruta mbere. Mu buryo bwo kuzirinda ko zakwangirika zishwe n'ubukonje, baraza bakongera bagaprintinga bagashyiraho utuntu tumeze nk'amashashi turinda inote kwangirika. Hari imashini zabugenewe zikagenda zibara za mpapuro uko bikwiye. Imashini zigakomeza ziprintinga neza zinabara izo mpapuro. Ahangaha murabona ko inote yabaye inote, igisigaye ni ukuzikata gusa. Ibyo birangiye byose babishyiraho bakoresheje imashini zabugenewe. Ibyo ngibyo birangiye bamaze gushyiraho, bamaze kureba niba zujuje ubuziranenge, bagenda bazikata neza neza ku buryo havamo inote tuzi twese bitewe n'ibipimo bagiye baziha ku rwego mpuzamahanga. Bakagenda bazikata neza nk'uko mubibona ku mashini zibishinzwe. Ahangaha abantu bakora aka kazi ni bakeya kuko hari imashini nyinshi zibikora. Bakagenda bazikata neza nk'uko babyifuza.
bakomeza bazikata neza. Iyo bamaze kuzikata neza baragenda bakazishyira mu mashashi. Amasashe bakazishyiramo neza bazirinda ko zakwangirika. Ayo masashe bakagenda bayakuramo umwuka, bamara kubigenza gutyo bagafata za note murabona ko zarangiye bakazishyira mu ikarito yabugenewe. Ahangaha bagenda bazishyiramo neza, byose bikorwa n'imashini. Iyo bimaze kuba neza bahita bafata ya makarito bakayafunga neza. Ahangaha inote ziba ziteguye kuba zajyanwa mu gihugu cyazo. Niba ari amafaranga y'amanyarwanda bahita bayuriza indege bakahita bayohereza mu Rwanda. Wakoze kubana natwe, video ikaba irangiye. Turagushimira kuba wayikurikiranye. Niba ufite igitekerezo wakiduha muri comment, kandi niba wakunze ino video wakanda like, share ndetse na subscribe.